Hello. Bahaye ikaze mbifuriza kugubwa neza, ni Patrick wa Pati. Mbahaye ikaze kuri uwa Pati TV, aho tugarukanye inkuru imaze iminsi ngira ngo nta munsi ushize umuvugizi wa RIB cyangwa se RIB muri rusange yerekanye amafaranga amaze iminsi yibwe umumama. Bavuga ko yibwe n'umukozi akayashyira mukuru we wakoreraga ikindi urundi rugo. Abo bose uko ari babiri bakaba bari mu maboko ya RIB ibashinja kwiba amafaranga harimo amadolari agera mu 2,500, hakabamo n'amayero, hakabamo ndetse n'amanyarwanda ajya mu 400. Ibyo rero ntabwo ari tugiye kuvugaho cyane ko nyine abo basore bari mu maboko atarayabo bageze muri RIB. Tugiye kwivugira ahubwo kuba abanyamakuru baboneyeho kubaza ibibazo byinshi bijyanye n'ibimaze iminsi bivugwa hanze ahangaha. Ngira ngo bahise babaza ikintu cya mbere, bahise babaza umuvugizi wa RIB, bahise bamubaza inkuru ya motion cyangwa se Moses. Ngira ngo Moses maze iminsi mumenyereye mu binyamakuru. Moses ni umunyamideli washinze inzu y'imideli yitwa Motion. Bamubaza rero, bamubazaga bati tumaze iminsi twumva ko ari mu maboko ya RIB ashinjwa ibyaha ibi n'ibi. Umuvugizi wa RIB ntago yatinze, ntago yazuyaje, ahise ababwira ati nibyo koko umunyamideli Moses ari mu maboko yacu ya RIB. Arakekwaho gukoresha inyandiko mpimbano, akongera akanakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Ku kijyanye n'ibiyobyabwenge yagitinzeho cyane, avuga ko ashimira cyane kuba mu Rwanda haraje laboratoire ipima ibiyobyabwenge biri mu muntu. Ngira ngo murayizi ni Rwanda Forensic Laboratory. Amaze rero kubashimira cyane, yavuze ati ntabwo umunyarwanda uwo ari we wese yemerewe kwica amategeko nkana, icyo yaba yitwaje icyo ari cyo cyose. Barongera baramubaza ati ese nta hantu byaba bihuriye wenda n'uburyo yiyumva n'iki, n'uburyo ibyo byo kuryamana n'abahuje ibitsina cyangwa se n'ibyo byose byo kuba yaba abarizwa muri LGBT. Umuvugizi wa RIB yabasubije ati habe, umunyarwanda wese agengwa n'itegeko nk'abandi bose. Ikindi nta hantu bihuriye no kuba yiyumva afite, kugira ngo yemeje ko mu buryo RIB bibona kuba umuntu yaba mu baryamana bahuje ibitsina cyangwa se yemeje ko ari amahitamo yabo. Yavuze ati ayo ni amahitamo ye, nta hantu ahuriye no kuba yakurikiranwa ku bijyanye no gukoreshwa ibiyobyabwenge. Ariko nanone dusesenguye gatoya turibaza, ese kuki Moses yaba akoresha ibiyobyabwenge? Uyu musore abantu benshi iriya video ijya hanze ndetse n'ibyo yakurikijeho, ababashije kujya kure babashije kubona ko uyu musore ashobora kuba hari akantu k'akadepresiyo. Ubu ndavuga ku ruhande rumwe k'ibintu wenda bitaramugendeye neza, bitamugendekeye neza mu mibereho ye cyangwa se mu buryo yagiye ajya mu bihugu byo hanze cyangwa se naho yagiye hose. Ngira ngo hari inkuru yigeze kujya hanze yuko we yivugira ko ashobora kuba yarigeze yanahohoterwa n'umugabo mugenzi we. Ibyo rero ntabwo ari byo wenda twashingira, ariko hari n'indi verisiyo y'uko wenda uyu musore yaba ashaka kwamamaza ibi bintu byo kuryamana abantu bahuje ibitsina, wenda ari muri kampeni yo kugira ngo abe umusitari cyane. Ibyo byose ni inkuru tukiri kugenzura neza, tukiri gukurikirana hafi cyane, kubera ko ibi bintu biri kwibazwa. Kubera iki Moses ese ko ari ubwa mbere wenda yaba afunzwe agafungwa n'inzego zo mu Rwanda? Ese ibi bintu ari bubisanishe no kuba
yaba wenda bamuziza kuba ngo ari mu muryango baryamana bahuje ibitsina. Ese ibyo bintu wabyibaza nawe, ariko igihari ni uko u Rwanda rwacu inzego zarwo zubatse neza ku buryo buri munyarwanda wese afatwa kimwe n'undi, waba uri igikara, waba uri inzobe, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba ufite amahitamo nk'uko murangira Thierry yabivuze. Amahitamo yawe ni ayawe ku giti cyawe, hakaba n'amategeko agenga igihugu cyose, abantu bose batuye mu gihugu cyose, utitaye ku mahitamo ya runaka. Nuhitamo nabi ugahitamo ibintu bihanwa n'itegeko ryashyizweho rigenga abantu bose, riragukanda nabi cyane. ngira ngo rero abantu bakomeje bibaza se nyuma yaho se bizagenda bite. Nyuma yaho ni ibintu bisanzwe ko umunyarwanda wese ufunze bamukoraho iperereza, bagakomeza bashakisha icyemeza ko ibyo bintu bamukekaho ari byo, then basanga ko ari byo koko agakatirwa, agashyirwa mu rubanza, cyangwa se agashyirwa mu rubanza akazakatirwa bibaye bimuhama. Ngira ngo ubucamanza nabwo buba bugomba kwerekana ibimenyetso byinshi cyane bitabarika byerekana koko icyo cyaha cyabayeho. Ariko nk'ibyo byo gukoresha impapuro mpimbano byo ni ibintu bihita byigaragaza, kuko uba ushobora kubaza umuntu se wagiye hano bigenze bite, bigahita byikemura rwose, ahita akubwira aho yanyuze, niba atarahanyuze ubwo yagiye mu buryo bwa fraude nyine. Hanyuma ikibiyobyabwenge nacyo rero cyo rwose gihita kigaragaza, kuko u Rwanda rufite laboratwari izobereye mu gupima ibintu byose biri mu maraso, bizerera mu maraso y'umuntu, ku buryo ikidasanzwe cyose cyaba kirimo laboratwari ihita ikikwereka ku kanya. So rero mu gusoza reka tugire tuti biraryoha ntibibe amaraso. Reka uyu musore rwose niba ari no gusitara ashaka, ariko nta wasitara muri ibi bintu, uriya wasitara mu bindi uri imbere wenda y'itangazamakuru, uri imbere ya kamera, uri imbere y'abantu benshi b'ikivunza. Ariko gusitara ujya muri RIB nta busitari mbibonamo, cyane ko hari iyo wagezemo aba ari umuryango ukwerekeza he, aba ari umuryango ukwerekeza mu rukiko, ukaburana, ukaba wanaherekeza muri gereza. Rero sinzi ko hari umuntu wasitara yerekeza muri gereza. Ikindi rero reka twihera ubutumwa abanyarwanda bose. Nyamuneka munyarwanda, iki gihugu gifite inzego, kandi izo nzego zifite amabwiriza zigenderaho kandi yatowe kandi y'ukuri. Ntuzibwire ngo uri mu kigare ngo kimeze gutya na gutya, ngo mufite ibyo mwemeranyijweho, ibyaha mukabigira ibintu byemewe, itegeko rikugwa rikakugonga. Ushobora kwibaza rero uti ku bijyanye n'impapuro mpimbano, ubundi uyu musore arashinjwa iki nyirizina? Uyu musore biravugwa ko, cyangwa se umuvugizi wa RIB yasobanuye ko uyu musore ku bijyanye na pasiporo yagiye akoresha, ngira ngo yasobanuye ko ikigo cyangwa se urwego rukuru rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rwasobanuye ko iyo pasiporo rutigeze ruyimuha na rimwe. Aha mubyumve neza, ni ukuvuga ngo urwego rw'igihugu cy'u Rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka, ngira ngo ni immigration, rwasobanuye ko rutigeze rutanga pasiporo na rimwe mu buzima, rutigeze ruha pasiporo uyu munyarwanda witwa Moses, cyangwa se uyu munyamideli witwa Moses. Bivuze ngo uburyo yayibonye uko byaba kose ni ya yindi biti ndyogo. Icyo rero kiba ari ikintu gikomeye ku
ku gihugu, ku rwego rugeze ku kuba yanavugwa cyane. Urumva deja no kuba yasohoka igihugu adahawe pasiporo n'urwego rw'igihugu rukuru rushinzwe abinjira n'abasohoka, byonyine kiba ari ikibazo, kubera ko nta nubwo uba wizeye ko uwo muntu koko agiye guhagararira u Rwanda neza, cyangwa se aziyerekana nk'umunyarwanda neza 100%. Deja aba yarangije kwica indangagaciro y'uko umunyarwanda asohoka igihugu mu buryo buzwi, mu buryo bwateguwe, mu buryo bwemewe n'urwego rukuru rushinzwe abinjira n'abasohoka. Icyo kintu rero tugarutse kuri cya kindi cy'abavuga ko wenda yaba ari gukora ibi byose ngo kugira ngo abe umusitari, ntabwo icyo kintu cyamugira umusitari, ahubwo cyamugushamo nabi cyane. Umuvugizi wa RIB rero yakomeza anavuga ko nyuma yo kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, cyangwa se ngira ngo ni cya gihe baba bakiri kugukoraho iperereza, ukaburana kuba barikora uri hanze cyangwa se barikora ufunzwe, ngira ngo byabashijwe kwanzurwa yuko azakomeza gukorwaho iperereza afunze. Ngira ngo ni ya minsi 30, murayizi iminsi 30 bafunga umuntu kugira ngo atica iperereza. Tugende kuri ibi rero, ni impamo ni 100%. Umunyamideli witwa Moses Turahirwa arafunzwe by'agateganyo mu gihe RIB ikiri kumukoraho iperereza ry'ibyaha ashinjwa byo gutegura cyangwa se byo gukoresha inyandiko mpimbano. Ngira ngo twabivuze ni pasiporo urwego rw'igihugu rumushinja ko rutigeze ruyimuha, ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, aho banasobanuye ko ibi biyobyabwenge bishobora kuba biri mu bwoko bw'urumogi, mu bwoko bw'urumogi. Ariko se n'iki cyatera umunyarwanda cyangwa se umuntu uwo ari we wese gukoresha ikiyobyabwenge? Ngira ngo tujya tunakora isesengura ntitukagarukire ngo umuntu yakoze icyaha gusa, haba ari icyabimuteye rero ngira ngo nicyo bita gitera. Iyo utakigezeho n'ubutaha n'undi wese biraba. Ngira ngo urwego rwa RIB cyangwa se wenda leta itureberera yazanashyiraho uburyo hagenzurwa ese umuntu runaka yitwaye gutya yakoze icyaha, ariko se n'iki cyabimuteye aho guhana wihanukiriye? Ese icyabimuteye nticyabitera n'undi ejo? Icyabimuteye gishobora gutera. Okay, reka tubireke. Abanyamakuru bakomeje bamubaza rero bati, ngira ngo ni Cheetah Magic yakomoje ku kijyanye n'imodoka ya BAHAVU Jeannette. Ushatse wakwita ko rwose bayimunyanganyije. Na n'ubu iyo wemereye ikintu bakaba batarakiguha, bakaba batinda kukiguha, ni nkaho nyine haba harimo amanyanga ashobora no kurangira ukibuze burundu. Yaho no mu butabera baravuga ngo ubutabera butinze biba ari ikibazo. Ubutabera butinze bavuga ko nyine ubutabera butinze ntabwo buba bukiri ubutabera. Ubutabera butinze ntabwo buba bukiri ubutabera. Rero n'imodoka y'uyu mwari cyangwa se y'uyu mutegarugori, gutinda kwayo biba bishobora no kurangira ntayabonye. Ariko icyo yakwizera cyo, iyo bintu byageze muri RIB bikemuka neza. Bamubaje rero ati hashize ukwezi atarahabwa imodoka ye, umuvugizi wa RIB arababwira ati twebwe tugejejeho ikirego nta kwezi kurashira. Muri make RIB itangira kubara yuko umuntu bamugomba ikintu ari uko yatanze ikirego. Nawe ubwawe utazagwa mu mutego uvuga ngo niba kwima ikintu cyawe byihutirwa ujye uhita ugera kuri RIB kare. Rero tubashimire cyane
kuba mwaduteza amatwi. Tubararikire ingingo y'ubutaha, ariko mbere yo gusoza turabararikira ijambo umuvugizi wa RIB ubwe yararimo yivugira ku bijyanye n'ibi byose. Ciao cyane, akagaruka wa Pati TV, turabashimiye cyane. Nibyo twahirwa Moise yarafashwe arafungwa, ni nyuma yaho yari yatumijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo asobanure ibyo gukoresha inyandiko mpimbano, nyuma y'uko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwari rwemeje ko iriya pasiporo atari urwo rwego rwayitanze. Hanyuma amaze kubazwa, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaje kwanzura ko akurikiranwa afunzwe by'agateganyo, iperereza rikomeza afunzwe. Icyo rero wari uvuze ngo byaba bifitanye isano, ngo n'ayo mashusho nta sano bifitanye, kuko mu byaha akurikiranyweho icyo ntabwo kirimo, kuko icyo cy'amashusho cyo cyabaye investigated mbere, ariko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ari we washyize amashusho hanze nabo. Kugeza ubu ngubu ngira ngo nicyo twavugaho, navuze nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ayo mashusho ari we wayashyize hanze. Murakoze cyane. Nibyo mu byaha akurikiranyweho haje kwiyongeraho iki cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyo gukoresha ibiyobyabwenge yaje gupimwa. Turashima leta yashyizeho Rwanda Forensic Laboratory, kuko irapima igahita itanga result. Yaketsweho rero kuba akoresha ibiyobyabwenge, arapimwa, result za Forensic Laboratory zigaragaza ko afite quantité, cyangwa afite quantité irumvikana mu maraso ye yo kuba akoresha ibiyobyabwenge, quantité ishobora gutuma akurikiranwa n'amategeko. Ubwo rero nacyo icyo ni ikindi cyaha nacyo cyaje kiyongera nyuma y'uko Forensic Laboratory isohoye result zigaragaza ko akoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo nicyo twavuga. Aho ntaho bihuriye, ntabwo ifungwa rya Moses rifite aho rihuriye nuko yiyumva. Ni amahitamo y'uko yumva, ni amahitamo. Ngira ngo ahubwo ni nabyo urakoze cyane, ubwo butumwa mwese mu bijyane better interpret it properly, byumvikane ko ntaho bihuriye, kuko itegeko nshinga twese ritwemerera uburenganzira bwo guhitamo, bw'amahitamo yacu nuko tugomba kubaho. Kandi amategeko adufata kimwe, araturinganiza, nta uri hejuru y'amategeko, nta wakora icyaha ngo ntakurikirane. Ngira ngo rero icyo warumbajije, gukurikiranwa mu byaha twavuze kugeza ubu ngubu ni bibiri, nta gifitanye isano nuko yiyumva cyangwa se n'amahitamo ye. Murakoze cyane. Ikibazo tumaze iminsi twumva ihundura n'induru zatewe n'ibibazo by'amarushanwa y'abakina amafilime hano mu Rwanda, irushanwa ryitwaga Rwanda International Movie Awards. Harimo igihembo nyamukuru cyagombaga gutangwa, ari imodoka yagombaga gutangwa n'imodoka kizwi nk'Indori Safari. Hashize guhera ku itariki ya mbere Mata iyo modoka yagombaga gutangwa, ni ubwo uhereye iyo tariki kugera uyu munsi ukwezi kugiye kuzura iyo modoka itaratangwa, ndetse mu makuru dufite harimo ko uwitwa Usanase Bahavu Jeannette yabaganye RIB kugira ngo umufashe abone ubutabera, imodoka yatsindiye ayihabwe. Ndetse nyuma hakaba haragaragajwe ko hari amanyanga ashobora kuba yarakozwe mu itanga ry'icyo gihembo nk'imodoka. Nagira ngo muduhe amakuru aho bigeze mu bugenzacyaha, cyane ko hagiye gushira ukwezi wasibye igihembo ataragihabwa. Kuba hashize ukwezi igihembo ataragihabwa
ntabwo twe turahera aho yatangira ikirego. Aho yatangiriye ikirego ntabwo ukwezi kurashira, ngira ngo ni hashize ibyumweru bibiri. Investigation iri gukorwa, ngira ngo nawe ubwe yaje kuri RIB kenshi, hari ibyo twagiye dukorana n'umugenzacyaha ufite dossier, ngira ngo ntabwo turi bujye muri details zabyo, ariko icyo navuga nuko investigation level iri kuri level nziza yuko bizakurikiranwa, amategeko agakurikiranwa. Ubwo ngubwo sinavuga ngo imodoka zayihabwa cyangwa se ntazayihabwa, ibyo bizaterwa n'umwanzuro w'urukiko.